Bakunzi bangufashe TV muraho neza kandi mwaramutse. Muri uyu mwanya twagize amahirwe yo kugira abashyitsi batandukanye. Twagize abatumirwa kuri channel yacu yitwa Ngufashe TV. Murabizi ko iyi channel yacu ni channel ibagezaho amasomo atandukanye, amasomo yakugirira umumaro, amasomo yagufasha kugira ngo ugire iterambere rizima. Ngira ngo harimo aho twigisha amategeko y'umuhanda, harimo kwigisha ibinyabiziga, gutwara ibinyabiziga, harimo ndetse no kuzajya dukoresha amasiporo ngororamubiri. Uyu rero muri kuvugana ni Teacher Emmanuel, n'ubundi nkuko bisanzwe mujya mukunda kubonaho. Uyu munsi rero ino channel yateguye ikiganiro yifashishije bamwe mu banyeshuri bagannye iryo shuri. Abo banyeshuri rero harimo bamwe mu bari kubona imbere yanyu kuri ekara, baragiye kutubwira inyungu. Muri aba ngaba rero harimo abagize icyo bageraho ndetse biturutse muri iryo shuri. Ni ukuvuga ngo rero ikiganiro cyacu rero twabazaniye ni ikiganiro cyitwa intambwe. Intambwe tugiye kukiganiraho twumve rero. Reka rero tugende duha umwe ku ijambo, none adusuhuze, atubwire amakuru, aradusuhuza, atubwire amazina ye, atubwire uko yitwa, atubwire mbese no kudusuhuza, atubwire amazina ye, atubwire n'impamvu yamuteye kuza kwitabira kino kiganiro cyo kuri Ngufashe TV. Reka twakire rero uyu nguyu uri iburyo bwacu. Amazina yanjye nitwa Bumuremyi Pitsiye, nkaba naje nitabiriye kino kiganiro. Yego, intambwe ni ikiganiro cyiza cyane, nanjye nagezaho abanyarwanda. Naje nje kwiga imodoka, ibintu byinshi nagezeho, nyuma yaramfashije cyane ngera ku bintu byinshi, wanaperimenza kuyibona, ndiga ibintu byose mbikora neza. Abanyarwanda muri kutwumva rwose kugira agategori ni byiza, mwarimu abigufashamo rwose ukabona ugatsinda. Ubwo ngubwo nabashimira kuzaza kwiga namwe ukagira icyo mugeraho. Uragira ati witwa Habumuremyi Pitsiye. Yitwa Habumuremyi Pitsiye. Reka turebe rero ibumoso bwe nawe atubwire uko yitwa. Murakoze, nitwa amazina yanjye nitwa Mugisha Obedi. Nkuko mugenzi ariko mujye mugerageza muvuge cyane kuko iyi channel ifite abantu benshi cyane bayikurikira, kandi babasha kugira ngo bamenye bagire icyo babungukiraho nkuko basanzwe bayikurikira. Uravuga amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Mugisha Obedi. Nkuko uyu yabivuze, nanjye ndabyishimira pe. Ndabyishimira intambwe, ni imvugo y'abanyarwanda nziza, kandi natwe turayikunda rusange, muri rusange. Amategeko y'umuhanda nanjye ubu ndi kwiga, nubwo mumbona uku ndi kwiga nta perimi mfite, ariko nanjye nishimira kugira agategori. Ubwo gategori ni nziza. Habumuremyi nitwa Mugisha Obedi. Urakoze cyane Habumugisha Obedi. Nicyo nicyo twashaka kugira ngo tumenye muri uyu mwanya, kugira ngo nk'abatumirwa baje kuri Ngufashe TV mubanze namwe mugire icyo mubwira aba bakurikiye. Murakoze cyane. Hari Pitsiye, hari ndetse na Mugisha. Yes, ubwo rero ikiganiro cyacu intambwe murumvamo iki? Harimo gutera intambwe, harimo gutera intambwe. Twibukiranye ko rero tubwira n'abadukurikiye kuri Ngufashe TV, abangaba twabatumiye kugira ngo nukuri batugezeho donc batugezeho ibyiza babonye mu kugana ishuri, mu kugana ubumenyi kugira ngo batere imbere. Reka duhere rero kuri Pitsiye. Ngira ngo abamaze no kumubona we yarize, hari n'amavideo yagiye akora rimwe na rimwe yaje kwiga, ngira ngo muzamona rimwe na rimwe, ariko we hari intambwe amaze gutera kuko ubu tumufite ahangaha, ariko ndezera ko we yarangije no gusezera ishuri. Pitsiye, tubwire muri makeya, ugana ishuri ni iki cyaguteye imbaraga zo kugana ishuri ryo kwiga ikinyabiziga? Ugahitamo uvuga ati ngiye kwiga ikinyabiziga, ni iki cyaguteye kugana
ni iki cyatumye uvuga ati reka ngewe nijye kwiga imodoka? Yes, umunsi umwe nagize gutya, umunsi umwe mura na mugenzi wanjye ameze neza cyane. Yamubajije ko byagenze, ambwira ko yize ikinyabiziga, nyereka n'ishuri, nanjye numva ngize umuhate wo kwiga. Ntago byari bindimo, ariko byaje kunzamo, nanjye mbona ayo mahirwe ndiga rwose. maze kwiga gategori mba ndayibonye, ubu nanjye meze neza kabisa kubwo gategori nabonye, rwose meze neza. Yes, Epitier rero wabonye kategori? Yego ndayifite rwose, so bibona siko meze neza imbere. Ni byiza cyane, urakoze. Wahuye n'umuntu se yakubwiye yuko icyo yakubwiye ko we yarakubwiye ngo yarize? Aha, akubwira ibyiza byo kwiga imodoka. Kwiga rwose, nyeka n'imodoka, afite akazi. Nawe numva ndabikunze. Okay, bikunze niko kugana ishuri. Uravuga ati ni kugira ngo byibura nanjye ngere kwa aya mahirwe cyangwa se ngere kuba ubumenyi nuko nagana ishuri. Umaze kugana ishuri, ni izihe ngaruka nziza wahuye ugeze mu ishuri? Ese ishuri wagannye wasanze bimeze neza, bakwakiriye neza, byagenze bite? Yes, nubwo wenda bose tigisha kimwe, ariko uko byagenda kose ingana ishuri baranyakiriye, banyakirana urukundo. Bona bari kunyigisha bishyizeho umuhate nk'abantu banshyigikiye mu kugira ngo mbone gategori. Hari abantu benshi cyane rero bakunda kuvuga ngo abarimu benshi cyane bigisha ibinyabiziga usanga baba bavuga nabi, batongana, batukana. Ese wowe byaba byarakugendekeye bite kugira ngo urwo rugendo rurangire amahoro? Byagenze bite? Wasanze byifashe bite? Ese amasomo wayafashe ute? Wayahabwa gute? Ndagira ngo ubwire rero abagukurikiye hano kuri Ngufashe TV, ubasobanurire, ubabwire se ukimara kugera mu ishuri bakwakiriye bate? Ese wiga igihe kingana iki ugeze mu ishuri? Wenda tuvuge ugeze ku ishuri utangiye kwiga, wiga igihe kingana iki? Hari abavuga ati barabasondeka, hari abavuga ngo iminota. Wiga igihe kingana iki? Se wiga neza, bagukurikirana neza? Ikindi cya kabiri, ubabwira uti se wize iminsi ngahe mu kwezi cyangwa se mu cyumweru? Ndagira ngo ubwire abagukurikiye, babwiye se ni izihe imbogamizi waba warabonye mu kwiga, se bimeze bite? Yes, murakoze. Imbogamizi zizamo n'ubushobozi bukeya buriya. Yego, imodoka kuyiga bisaba kuba ufite ubushobozi buhagije. Iyo hajemo ubushobozi bukeya rero, mwarimu akakwigisha ibihwanye n'amafaranga ufite, ku bwawe wumva utanyuzwe nk'umunyeshuri. Wumva utanyuzwe, ariko mu by'ukuri iyo ufite amafaranga mwarimu akwakira neza, ukiga neza ibihwanye n'amafaranga wamuhaye, nta kibazo rwose agukurikirana. Gategori kazayigeraho rwose, nawe ikaguhindurira ubuzima, akazi kakaboneka. Akazi wakoraga kagahinduka. Nagira ngo usobanurire abagukurikiye kuri Ngufashe TV, wateye intambwe ubu ngubu. Iyo wajyaga kwiga se wigaga iminota ingahe? Bitewe n'amafaranga nazanaga yari ukwezi, kuko ngiye bwa mbere nabanje kugenda nishyura gake gake. Nta minota yamaga, ngiye nabonaga nyigishije mumva ndanyuzwe, nari 5, ahubwo nazanaga 5, 10 nkabona aranyigishije nkanyurwa. Ariko rimwe nza kugira igitekerezo cyo kwishyura ukwezi 5 ndayishyura neza. Iminota 30 navagayo nyize kabisa. Okay. Bishatse kuvuga ko noneho ushobora no kwishyura gake gake kuje kwiga se? Yes, none se uratubwiye ngo watangiye wiga wishyura make, utanga gake gake. Nyuma uratubwira ati uza kwishyura amafaranga mwarimu yari yakubwiye ko ugomba kwishyura byibura 150. None se duhe urugero rutandukanye, urumva ni uburyo bubiri. Uratubwira ese wishyura make ubumenyi wahabwaga bwabaga bungana bute? Noneho se umaze kwishyura amafaranga yose, ese ho byagenze bite?
dutire muri makeya tubwire nti kwishyura makeya kugenda wishyura uko ubonetse no kwishyura wishyura ukwezi ese hari inyungu nyinshi ni hehe? Yes, yego buriya hari inyungu nyinshi. Uko wabibonye nkawe wize ukarangiza imodoka ukanabona perimi, ibyagufashije cyane nibihe? Yamfashije cyane nuko nishyuye ukwezi. Kandi nishyuye ukwezi nize neza rwose iminota 30 yose nkayiga nkayirangiza ikanarengaho. Okay, reka rero hano rero ni kuri Ngufashe TV. Murabona ko Epitier afite uruhanga rwiza, urabona ko ni umusore mwiza cyane, yamaze kubona perime yiwe rwose arishimye. Reka tumusabe rero, hari abantu bafite amatsiko kubona iyo perime ntibanayizi ntibari bayibona, ushobora kuyitwereka muri makeya ukayereka abagukurikiye kuri Ngufashe TV? Yes, nayibereka. Yitwereke rwose. Rwose irahari nta kibazo. Irahari. Rwose irahari ngiyi y'abantu. Nakonake imodoka ntwarira. Yes, murabona neza koko ni Epitier kabisa, afite kategori B. Yes, abantu rero mukurikiye kuri Ngufashe TV, uru ni uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, driving license. Iki rero nicyo cyangombwa gihabwa umuntu wamaze kubona perimi. Urakoze cyane rero, ngira ngo murabonye ko afite uruhushya. Okay, tutizimbye rero mu magambo, reka twumve aho Mugisha nawe atubwira uko bimeze. Aho Mugisha, amakuru yawe? Ngira ngo wamaze kutubwira ko nawe watangiye kwitabira igikorwa cyangwa se urugendo rwo kugira ngo ube umushoferi cyangwa se ube umuntu wo gutwara ikinyabiziga. Ese wowe wabitekereje ute kugira ngo wumve ko bira bintu ari ingirakamaro byagufasha? Buriya ngiye nabitangiye nkiri umwana, ahubwo wenda nzaba umushoferi uko bizagenda kose, ariko njye nzaba umushoferi. Ariko kubw'Imana ntago yaramfashije muri byinshi, sinabikimuga, ariko nabwo hari automatique nayo irabikemura. Hari n'abafite ubumuga bw'amaguru nta kibazo bari. Ego. Ariko ngiye uko nabitekereje, hari ishuri ryigisha neza, nanjye nabitekereje. Hari umuntu arambwira uti hari ishuri ryigisha neza, warisangana nawe bigashobora kuba ryakwigisha neza byemewe n'amategeko. Nanjye nishyuye ukwezi, nishyura amafaranga 550 bitewe no kuniga iminota 30 neza ndayiga afata mu mutwe. Nanjye rero icyo nabasanganira ni Welcome Driving School, yabafasha muri byinshi mu kwiga amategeko y'umuhanda. Oya, wenda hari icyo nagira ngo nkubaze, uri kutubwira nago turasobanukirwa neza. Twakuzanye nk'umutumirwa, urabona Epitier we yamaze kubona perime. Wowe nukuvuga ngo bishatse kuvuga ko uracyari ku ntebe y'ishuri, uracyari kwiga. Nicyo kintu twagira ngo utubwire muri makeya. Urumva uri umunyeshuri mushya mu ishuri, ugira ngo wakiri ute, bimeze bite, wigute muri makeya? Tubwire muri make uko wiga, uko ufashwa, uko bakwigisha, uko amasomo akurikirana. Kuna amasomo akurikirana, kuyakurikirana muri makeya. Ngiye niga neza nta kibazo, uko abandi biga. Nanjye mfite umwarimu unyigisha neza pe. Yego. Ndamufite abinyemuriramo akanamfasha muri byinshi. Kandi imodoka umaze kuyimenya? Maje kuyimenya pe. Kandi umaze kwiga iminsi ngahe? Icyumweru. Ubwo icyumweru ni iminsi, reka tuvuge ko wenda umaze kwiga nk'iminsi 10. Nose ko umaze kwiga iminsi 10 maze gufata iki muri makeya? Parking maje kuyimenya, T-cross, amakona, na parking. Urakoze cyane rero, reka tugaruke kuri Epitier. Epitier yagiye kutubwira muri makeya, ese amasomo wakurikiranye nangahe yabashije kukugeza ku rugendo rwo kuba wabona perimi? Yes, amasomo nabashije gukurikirana ni yose barayakora. Nangahe yaba ayahe muri makeya, uhera kuri ihe ibintu nk'ibyo? Yes, na amasomo hazamo ikona. Nibyo wahereyeho muri makeya? Yego, ugitangira kwiga rwose wahereye ku ikona direct? Yes. None se waba utaramenya na kontake, utaramenya aho bafungurira imodoka,
utaramenya ukuntu bafata amburiyage ugahita utangira ukigikona cyangwa apitse. Tubwire muri makeya, uvuye mu rugo uje kwiga, isomo wahereyeho nirihe? isomo nahereyeho kwiga no guborokora imodoka. Yego, guborokora imodoka buriya naryo ni isomo rikomeye cyane. Ariko rero mufashe abantu badukurikiye, twabatumiye hano mu kiganiro kuri Ngufashe TV kugira ngo musobanurire abantu ukuntu ibintu biba bimeze mu gihe cyo gutangira amasomo iyo mwiga. Ngira ngo ntago waturuka mu rugo utazi ngo birava he ngo uhite utangira ngo isomo ry'amakoni. Ndizera ko akandi usobanurire muri make wahereye kuti. Ntuzi n'imodoka, ntuzi ndwiki. Okay, birashoboka ko wenda waba hari ahandi hantu waba warabikuye, ariko sinibaza ko ku ishuri waba waratangiye. Mwibuke yuko umuntu uri kubabaza nubwo ahangaha ari njye uri kubabaza, mwibuke ko ari njyewe mwarimu, mutaza kumbeshyera. Hano turi imbere ya televiziyo ya Ngufashe TV, mudufashe musobanurira abantu neza kugira ngo nanjye ariko nimuramuka mumbeshye ndabanyomoza nka mwarimu. Ngaho rero mumbwire sasa, iyo dutangiye isomo duhera kuki? Uretse umwarimu uza akakwakira, ubundi imodoka abenshi tuza tutazi iyo biva n'iyo bijya. Aha, urakoze cyane. Muza mutazi iyo biva n'iyo bijya, mwarangiza mukabimenya. None kugira ngo umenye iyo bijya bituruka he? Bituruka ku mwarimu. Bituruka ku mwarimu. Umwarimu mwiza. Aha, noneho bishatse kuba ko hari uza agahita apfa kugukubitamo akakujyana hirya no hino. Yego, nabyo birashoboka. Ugezemo nawe ubwoba bukakwica. Noneho ugereranyije nimba waragerageje kumenya ngo ese umwarimu mwiza nutangira isomo ate? Mwarimu mwiza rero naje gusanga ari utangira kwigisha iby'imodoka ataranakingura. Ataranakingura ngo wicaremo akabanza akakwereka inyuma, akagusobanurira. Yego. Akabanza akakwereka uko imodoka ingana. Yego. Yes. Kakwereka ko ntacyo nubwo abantu bazi ngo ni serire isanzwe. Ni urufunguzo rufungura serire. Ntabwo ikimeze. Ko ntacyo naje gusanga ewana, ariko ntacyo rwose ufata ukumva nawe urishima. Yes, hano rero ni kuri Ngufashe TV, muri kumwe na mwarimu Emmanuel ndetse ari kumwe n'abatumirwa baje kuri televiziyo. Reka rero bano batumirwa tubabaze ibibazo bimwe na bimwe. Hari umaze kugera mu minsi 10 yiga imodoka, ndetse hari no warangije kubona perime. Ngewe ruri hano rero ndi mwarimu mu byibuke, ngiye kubabaza imodoka yigishirizwaho irangwa n'iki? Yes, imodoka yigishirizwaho irangwa n'ishuri yaryanditseho. Yego, ishuri baryanditseho n'akarango kara inyuma. Ako karango kara akaba kagizwe n'inyuguti n'ayahe mabara? Yes, umweru n'ubururu hari nuvango ni inyuguti yara y'umweru ndetse n'icyapa cy'ubururu. Yes. Ese wamenya iriya nyuguti yara ubundi igira santimetero zingahe? Subahagarika. Urakoze cyane rero, iriya nyuguti yara mukunda kubona kwa zira modoka zigisha ikinyabiziga igira uburebure buhagarike buni santimetero 15. Yego, okay, urakoze cyane. Reka rero tubaze umugisha ukimara kugera mu modoka rero tubwire byagenze biti? Wabonye ari iki kidasanzwe wasanze mu modoka bamaze kwikwicazamo? Benshi bavuga yuko imodoka ikomera, ariko ntago imodoka kuyiga biroroshye. Aha, tubwire muri make rero uburyo imodoka yoroshye rero kuyiga. Ukuntu imodoka byoroshye, hari pedali eshatu. Hari pedali eshatu? Pedali ntago tuzi ibyo ari byo, ndagira ngo usobanurire abagukurikiye kuri Ngufashe TV. Ese pedali ni iki? Pedali ni ibigufasha yuko imodoka yagenda, cyangwa se ukabasha kuba yahaguruka n'ahiri, ikabasha kuba yagenda, ariko abenshi ntago bazizi. Wavuze ko pedali ni zituma imodoka ihaguruka ikagenda. Wavuze ko ari zingahe? N'eshatu. N'eshatu pedali.
ibivuga iki ya mbere, tubwire muri makeya iyo pedali ya mbere ibivuga ibiki, wenda kabiri gatatu, ubwire muri makeya abagukurikiye. Hari abantu batari bagera mu modoka na rimwe ariko bagize amahirwe yo kugeramo. Hari amburiyaje, hari feri, hari n'umuriro. Nuvuga ngo wateye intambwe rero ubu ngubu, wateye intambwe wageze ku rwego rwo kwiga iki imodoka. Hari feri, hari amburiyaje, hari umuriro. Okay, urakoze cyane. Urangije rero ubona uburyo babikoresha. None se muri ibyo ngibyo ari feri, ari amburiyaje, ari umuriro, icy'ingenzi cyane kuruta ikindi mu modoka ni ikihe muri izo pedali tubwiye? Muri izo pedali mbabwiye, buriya ikibanza ni umuriro. Umuriro niwo niyo cy'ingenzi cyane. Reka tubaze wenda kuko wenda wowe reka koko ntago twakwirwa tubyibazaho cyane kubera ko wowe muri makeya urumva nibwo ugitangira kwiga, ariko Epitsi yashobora kutubwira muri izo pedale 3 wabuzize avuze zibaho nibyo? Yes, pedale 3 zirahari rwose. Zirahari. None izo pedale twavuze ko yavuze ko hari umuriro, hari amburiyaje, hari na feri. Twavuze ko icy'ingenzi cyane ku modoka ari igihe ikora kurenza ibindi. Yes, icy'ingenzi cyane ngiye mwarimu yabaje kunyereka icyo bita amburiyaje. Ikamarira iki umuntu? Amburiyaje bamukwatsa nicyo ikintu cy'ingenzi anza kukwereka, avuga ati mbere yuko watsuka kandagira amburiyaje ibumoso bwawe. Ukanagira amburiyaje? Yes, ibumoso bwawe. Ubwo watsa kandagira amburiyaje yonyine na feri. Arumva ko yakubanjije kuri amburiyaje. Nuvuga ngo iyo ugiye kwatsa imodoka ubanza amburiyaje ukakandagira na feri, none ukabona kwatsa iki imodoka. Ubwo biba bitewe n'iki ari kugira ngo bigende bitewe wirinde iki ibintu nk'ibyo. Yes. Ushaka wirinde iki kugira ngo ukandagira amburiyaje na feri? Kugira ngo wirinde mu buryo bwo kugira ngo buri udakandagira amburiyaje na feri, ko byagenda kose wakije imodoka irasimbuka. Ubona isimbutse nuko ifatwa n'icyo bita feriyamu. Yes, feriyamu ariko itarimo yagusimbukana. Yes, ni kuri Ngufashe TV rero, ngira ngo urewe Epitsi wateye intambwe ubona na perime. Waba waramaze kubona utubuze ko wateye intambwe, akazi waba warakabonye k'iyo perime wabonye? Yes, akazi karabonetse rwose. Urakora? Nko muri makeya wahise ubona akazi urakora, utwara nde, ukora akazi kameze gate? Yes, kuvuga ati ntwara imodoka. Utwara imodoka yande, utwara nde, bese iyo modoka akazi wabonye nakameze gute? Akazi nabonye nako gutwara umuyobozi mukuru wo ku mago y'amashuri, ikigo cy'amashuri. Imodoka nziza cyane rwose VWT. Utwara umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cyahe? Ikigo cy'amashuri kitwa gute? Ikigo cy'amashuri ya primaire secondaire. Okay, agana yenyine. Gacuriro. Okay, nta kibazo, nta n'impamvu yo kugira ngo tugere kuri ibyo ngibyo. Ikigo kirahari ariko ni muri Gacuriro. Umaze kubona uwo mushahara wa mbere rero, ngaho tubwire muri makeya byagenze bite? Umushahara wa mbere wari uryoshye nkurikije n'utandi kazi nakoraga. Nimara kubona nashimiye Imana. Shimira n'umuntu wanyigishije. Murakoze rero muri makeya iki kiganiro kiri kuri Ngufashe TV. Twari turi kuganira tuvuga ese intambwe umuntu yaba yarateye bitewe n'icyo yize, bitewe n'ubumenyi yabonye bikamugirira umumaro ni iyi. Epitsi yaratubwiye ko yatangiye no kubona umushahara wa mbere. Ese umushahara wa mbere waba waraguzemo iki? Wabigenje ute ukimara kubona amafaranga bwa mbere? Ngaho tubwire nawe. Yes, nimara kubona amafaranga bwa mbere urumva nkatwe tw'abasore tw'abasirimu n'agakweto keza, imyenda. Reka turebe nko mu nkweto waguze. Very good. Agakweto keza, agashati, ubusaha bwiza nyine nawe urabyumva. Okay. Tubanza kwishimisha. Okay, urakoze cyane. Ariko akazi ko karahari pe. Yes, bakunze rero Ngufashe TV. Impamvu tubazaniye bano bantu ni ukugira ngo tubereke yuko ibyo inyigisho dutanga zigira umumaro kuri buri muntu wazikurikiye neza.
reka rero noneho duse nk'aho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mbese murabwira iki abantu badukurikiye, murabwira iki abari kudukurikira, abari gukomeza kwiga imodoka, abari abifuza kubana natwe, mwababwira iki? Niye nama mwabagira nk'inama yo kugira ngo bakurikirane amasomo? Ngira ngo reka twumve inama Epitiye agiye guhereza abantu bifuza nabo babibona bakumva barabishaka barabinyotewe. Yes, nabwira abagenzi banjye wenda babinyotewe babikeneye kubishyira mu bikorwa, kudacika intege, bakabishyira mu bikorwa, kabitekereza gahita bishyira mu bikorwa. Muri make y'igice intege ni nk'ikihe? Hari aho mwavuze ngo kubigeneye n'iki n'amafaranga, ubushobozi. Ariko birashoboka buri ubushobozi bukabura, ariko burya iyo wegereye umwarimu bijya bikunda. Yes, ubwo rero tubwire abantu bagira bate? Yes, abantu bari gucika intege, be kumva baca intege ngo gategura ngo ziragoye ngo zo mu Rwanda. Wowe tera intambwe ku mafaranga makeya, wigerereyo wige, nawe uzahita ubona ko ibintu byose birashoboka rwose. Nese amafaranga waba waratangije kwiga imodoka waba warayakuye Epitiye ko nta kazi wari ufite, akazi ukabonye ariko umaze kubona perimi? Nese amafaranga yaravuye hehe? Amafaranga nayo nyafite. Ese wese ufata 150 ryishyura rimwe? Wapi? Wabyaginze bite? Ntabwo naryishyuye rimwe kuko nari mfite. Nyine wabigenje ute? No kuvata amafaranga makeya nari mfite. Nanjye naje bincika intege, ariko ubona bitazakunda. Mbona bitazakunda ariko biza gukunda. Nyine icyo nicyo cyashaka kubwira abantu kugira ngo bareke gutinya. Gutinya nicyo kibazo. Icya mbere no kubanza bagatera intambwe. Gutinya si byiza, kumva ngo gategura ngo nagiboneka, ziraboneka nta kibazo. Okay, reka twakire rero abo mugisha nawe tubwire inama waha abantu batari bagana ishuri ryo kwiga ibinyabiziga, wababwira iki kugira ngo nabo babashe kugira icyo bakora? Nabashishikariza kwiga, rega kwiga nta utabikunda, ariko ngiye nabashishikariza kwiga ikinyabiziga, kuko ikinyabiziga ni cyiza pe. Ikinyabiziga kigufasha mu byinshi, rero ntimucike intege pe. Ikinyabiziga ni cyiza, kigufashamo muri byose. Icyo nicyo nashaka kubagezaho. Okay, murakoze rero. Ni kuri Ngufashe TV nkuko mubona abatumirwa twabazaniye. Ngira ngo abakurikiye kino kiganiro nimba mwumvishe cyabaryoheye, nimba mwumva bimeze neza, mwatubwira muri comment, ndetse mugakora subscribe, mukora like na share kugira ngo bino bintu bigere kuri benshi. Turifuza rero kuzakomeza tugira ibiganiro bitandukanye kubagiye bagirirwa amahirwe yo kuba baraganye ishuri kandi bikabagirira umumaro. Kandi ngira ngo noneho ubutaha tuzaza noneho tuzana ikiganiro turi kubigisha amategeko y'umuhanda, turi kubigisha uko ibikorwa byo mu modoka uko bigenda, ibikoresho biri mu modoka bingana bite, ese ni igiki wakora kugira ngo utera intambwe nk'uko abangaba bateye intambwe. Yes, mwari kumwe rero na Emmanuel nk'uko musanzwe muri kumwe kuri Ngufashe TV. Mwari kumwe n'abatumirwa bacu, bagiye kongera batubwire izina kurindi banadusezera kuri ekrano. Reka duhere kuri nguyu anadusezera tubwira. Okay, amazina yanjye nuko nabibabwiye ni Epitiye Habumuremyi. Epitiye Habumuremyi, urakoze cyane, Imana igumugisha. Nanjye amazina yanjye ni Mugisha Obed. Mugisha Obed, urakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Rero nakadasoza tuzagaruka n'ubundi hano kuri Ngufashe TV. Murakoze cyane kandi turabakunda. Mwe gusa mukomeze mube kuri channel yacu, ntimukureho urushinge, kandi mukomeze mudufashe, muduteze imbere, musharinga, mukomeza kutureba, ndetse mutubwira na comment, tuzabagezaho n'ibindi bitandukanye. Murakoze. Iyi rero ni ya channel twababwira yuko yigisha ubumenyi butandukanye, ndetse nawe wabukurikiranye neza byakugirira umumaro, ndetse ukaba wagira iterambere ku buzima bwawe, ugahindura ubuzima bwawe. Nicyo gikwiye muri iki gihe, abantu bagire ikintu bageraho. Murakoze.